sinzi uko byagenze rimwe ndagerageza nikorera akantu akaririmbo katari nakanjye mfata selfie na telefone none karazengurutse abantu benshi baragakunda none ndavuga nti bya bintu kuko urumva naje nkunda ibyo byose ubazi byinnye mu mana hari icyo bitwaye se bakwishima kandi bakaguma no mu murongo hari igihe kigera yire bikaduca ngo nakataraza muzakaza dukomeje kubifuriza kumererwa neza cyane abadukurikiye mu bice bitandukanye by'isi ukurikiye Maximed TV turagushimiye cyane urasuzwa nanjye Boni Buranga nkwifuriza amahoro y'Imana tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu nzego zitandukanye uyu munsi tugiye kuganira n'itsinda rigizwe n'umusore n'inkumi muri Kiliziya Gatolika nibo ba mbere bakoze ibintu nk'ibi ngibi ikindi kandi baririmba mu buryo budasanzwe mu njyana zigezweho ni injyana zibyinitse ni injyana abantu benshi batari basanzwe baririmbamo ubwo ndavuga abahanzi bo muri Kiliziya Gatolika abo rero ni itsinda rya Roberto na Salome nibo tugiye kuganira mu kanya gatoya ntimucikwe hari byinshi badufitiye baraza kuducurangira baraza kuturirimbira ariko cyane cyane banatubwira ku bijyanye nuko kwiyemeza gukora ibintu bidasanzwe bakaba bazanye impinduramatwara ikomeye muri uyu muziki cyane cyane w'indirimbo zirimbirwa Imana ni mu kanya gatoya rero This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world. Aha, twabagezeho rero turi kumwe n'aba batumirwa bacu tubahaye ikaze. murakoze cyane Amakuru yanyu. amakuru ni meza impamvu tubatumiye rero nuko muri kwamamara mwari mubizi yada abantu benshi kabisa bari kubamenya Imana ibisingirizwe Roberto ndakubona na Salome mwakoze agashya ko kwihuza mu buryo abantu benshi batari bamenyereye sinzi niba ari nge wabikabirije cyane cyangwa se namwe niba hari abantu bajya babibabwira bakababwira ko bidasanzwe oya ntago babikabirije gusa twe ntago dutekereza ko bidasanzwe cyane ahubwo twumva nyine hano mu Rwanda simwe ba mbere buri hari abandi dushobora kuba tugiye wenda bashobora kuba bahari ariko wenda bakaba badakora cyane ngo bajye hanze nyine bigaragaza nk'uko natwe twabikoze tukagaragara ariko dukwiye gutinyura n'abandi nabo bakabikora ntago ari ibintu bibi nta nubwo ari ibintu bidasanzwe nk'uko bakomeza kubivuga nta kintu kidasanzwe kirimo pe okay reka mpere hirya cyane Salome mu magambo make bwira abakurikiye Maximed TV amazina yombi imyaka n'ibintu bike abantu bakumenyaho nitwa Marie Salome iratwibuka ndi umuririmbyi ndi umuhanzi mpimba indirimbo nkanazandika nkanaziririmba byose mu mujyi wa Kigali Kicukiro ndi umunyeshuri niga amategeko muri Nirake ndumva ari ibyo ngibyo imyaka nibanga se oya mfite 24 aha warafashwe ufite umufiyanse cyangwa umusheri ibyo ngibyo se oya nawe aha okay sawa twagiye kuri Roberto murakoze nanjye nitwa Roberto nkuko mwabivuze amazina yombi nitwa Nshimiyimana Robert nkaba nanjye ndi umuhanzi ubikunda cyane nanjye ntuye mu mujyi wa Kigali Nyamirambo natangiye ibintu bya muzika kera niga mu wa mbere secondaire niza kubikomeza naho nigaga muri cycle supérieur no muri kaminuza nibwo yatangiye gukora umuziki nka gutya by'ubuhanzi niga muri kaminuza niga muri Kiste mu mwaka wa 2 imyaka ingahe yawe mfite imyaka 20 urumva ko ndashaje nayijyanye okay buriya rero reka mbabwire mwihanganire ikibazo ngiye kubabaza sibyo buriya iyo hano hanze abantu babonye umusore n'umukobwa bagendana cyane bahuriye ku kintu gituma bagendana kenshi
kenshi gashoboka ngaho bagiye mu bitaramo mwagiye guperforminga kurepeta kugira gute umuntu ashobora gukeka ibintu bitandukanye sibyo ubwo biri mu byatumye mbaza Salome kugira ngo numve niba nta kundi kuntu kubera ko urukundo kugira ngo wumve ko mvuga kuri 77 ndagira ngo mbabaze niba nta kindi hanze ya muzika niba nta kindi kintu umise numva impamvu abeje Salome bagira ngo yumve ko mvuga ariko umvishe ko tamvuze abantu benshi bakagira bakabihubuza nyine nkuko nawe bihuje bakavuga batari ko buriya ko tujya tugira impungenge niba ni umuziki gusa ariko turagira ngo tubamenyeshe ko ari umuziki nicyo cy'ingenzi n'ibindi bibyara inyungu bishobora kuza kuko irumva abantu biga muri kaminuza buriya nta nubwo tuba turi n'abana cyane dushobora no gukora n'ibindi bibyara inyungu ariko ibindi abantu baba bari gutekereza byo ntabwo aba ari byo ngo urukundo ariko ntimunarutana cyane imyaka ine ni myinshi cyane ntiyabuza imyaka gahunda nacyo cyaba ari ikindi gipangu bagira ngo mbere nk'aba bantu bavanga imyaka ni imibare imyaka ni imyaka imyaka ni imyaka gusa iby'urukundo byo ntabwo birimo okay ubwo icyo gihuha tugikuyeho ku mugaragaro hano kuri Maximed TV icyo gihuha barabihakanye bose babireba tubihakaniye ku mugaragaro nyuma ariko ntibinabujijwe Salome kutavuga we mupfa kuba Salome kereka niba mufitanye amasano ya hafi nibyo nyarumva usibye kuba dukorana umuziki nyine byatumye tuba n'inshuti kuko wa mugani wawe turahorana abantu bavuga ko buri munsi muraje bimeze bite nabyo ni irindi sano kuba umuntu mwari muri kumwe uyu munsi n'ejo mukaba muri kumwe ntabwo bivuga yuko dukundana ariko turi inshuti turi abavandimwe nyine kuko niba nk'ubu nituvangaha umwe agize ikibazo batumenya yuko ushaka kugera mu rugo akabaza atereka mubaze ko yageze mu rugo no mu buzima busanzwe tubanye neza ariko ibyo nibyo rwose yes twabatumiye rero kugira ngo mutubwire byinshi ku bijyanye n'itsinda ryanyu ariko reka mbaze Roberto mwahuye gute mwatangiye gukorana gute byari bitewe n'iki twatangiye gukorana biturutse umwe yarebye undi urumva twabanje turamenyana bwa mbere muri mu nzira se mwigendera buriya hari umwe yarebye undi nsubije amaso inyuma ngo ndebe by'ukuntu twaba twaratangiye ariko ntabwo njya mbasha kukurura neza gusa umwe yabonye undi aririmba yamubonye aririmba umwe yabonye undi aririmba ahubwo wenda wambaza ngo ninde wabonye undi uri kuririmba ariko umwe yabonye undi aririmba byumva arishimye aramusatira aramubwira ati congratulations kuririmba neza nyagasani we waretse ntitukigusubize umwe yegereye undi ibanga ry'akazi niba atari njye ni Robert niba atari njye ni Salome avuga ati congratulations kuririmba neza mfite akaririmbo waretse tugakorana dukorana akaririmbo kamwe muri studio kajya hanze twumva biraryoshye twumvise biryoshye rero turavuga tutereka dukora n'izindi nuko twatangiye bigenda byaguka sinzi nimba ari cyo Salome yakongera ni ibyo ngibyo nuko byagenze kwe ntabwo twari dufite gahunda yo kuzakorana nta nubwo ngewe nigeze ntekereza ko nzaba n'umuhanzi cyangwa ko nzagira itsinda ngakorana n'umuntu nakundaga kuririmba cyane harya unaririmba muri Chorale de Kigali ndirimba muri cyangwa wavuyemo ntabwo navuyemo nyine naho wowe wumvaga unyuzwe no kwiririmbira muri Chorale nakundaga kuririmba najyaga no muri studio nkaba wambwiye ko ari Emi waduhuje Emi niwe producer wacu nawe ndamushimira ko yatumye tumenyana nawe Emi Pro nagendaga nkamufasha wenda afite nk'ibintu ashaka ko muririmbira yarakundaga kuririmba gutyo gusa noneho rimwe arambwira ati ariko se uhora uza hano uririmba iby'abandi wazaririmbye nawe ibyawe ko byakunda akamva nyine ntago sinzi uko byagenze rimwe ndagerageza nikorera akantu
akaririmbo katari n'akanjye mfata selfie na telefone mbona karazengurutse abantu benshi baragakunda none ndavuga nti bya bintu urabona siko byashoboka koko uko nyine byagenze ntangira kubitekerezaho. Ntabwo byaguteje ikibazo muri korali yawe bati wenda uyu muntu ashobora kuba agiye kutwikuraho agiye kwishakira hit kwamamara ntabwo azongera kwitabira gahunda zacu n'iki? Nta bifu yavutse? Ntabyo nzi jewe niba byaravutse kereka byarabaye simbimenya ariko ndakeka ntacyo byica kuri korali kuko ndagerageza nkitabira nkuko n'undi nitabiraga ibintu nkora nta bihuriye n'ibya korali kuko ntago wenda bajya nko kuririmba misa nagiye kuririmba indi ahandi byari byo byose ndagerageza nkabishobora kandi nabyo ni ukuririmba nyine ahubwo ntekereza yuko ari byiza kuko ni imbuto beze yuko bandeze nkaba nanamenye wenda nubwo ntarabimenya neza ariko basi iyo ugiye ahantu ukamenya ibintu ukabikunda ukagerageza no kubikora ngo bigere no hanze ya korali n'ahandi ndakeka ari ibintu byiza nakoze sinamya ko byatera ikibazo. None itsinda ryanyu harya ni Roberto and Salome, ni Salome and Roberto bahera kuri ezina? Bivuga uko bishaka kuko amazina yose na yacu ntabwo twigeze dutekereza kuba twazana andi mazina. Nta formulaire iraho idasanzwe? Ntayo gusa kuri YouTube no kuri news ugiye kudushaka wakwandika Salome and Roberto. Okay. Salome and Roberto bari hano baje kuganiriza abakurikiye Maximed TV. Hari abantu bafite amatsiko bibaza bataba abantu koko amajwi yabo ameze ati. Murabibona ko bazanye n'igikoresho hano gicurangisho kabisa kimeze neza, bazi gukira igitinanga kandi mu mihogo haracyakora neza. Reka tubaha akanya babanze baducishirizaho akantu kambere kagufi, ubundi mu kanya ndagaruka mbabwira ukuntu aba bantu bakoze ibitangaza basigaye bakubita mapa muri za ndirimbo zo mu kiliziya. Uraza kubimenya ni mu kanya gatoya. Ndagusabye Mana mpindura mushya mu wawe mubyeyi, ndakwinginze mpindura mushya, mpindura mushya, mpindura mushya, Amen. Amen. Ako karimbo kitwa mpindura mushya, ni akarimbo yakoze mbere yuko duhura. Mbere yuko duhura ariko nyine nanjye nakinjiyemo kuko urumva naje nkunda ibyo byose. Oya turimbo twose. Ariko burya mpita ngakunda, nase ngakunda nkawe. Y'abantu ari inshuti. Umwe abakunda ibya mugenzi we byose. Hafi ya byose. Cyane yari iby'indirimbo nyine ubwo. Okay. Mu kanya gato nari ndi kuvuga ku bijyanye n'amavideo mwagiye musora kugeza ubu mumaze gushyira hanze video zingahe? Video nyine ndavuga indirimbo ziri kumwe n'amashusho. Yego tumaze gushyira hanze indirimbo ziri kumwe n'amashusho ebyiri. Izihe? Hari yitwa Dufite Imana, akaba niyitwa Umwungeri Mwiza. Muri iriya ndirimbo rero Dufite Imana. Dufite Imana cyane. Nabonyemo amapa. Nabonyemo yo ku rwego rwo hejuru. Ibintu ntari nsanzwe menyereye muri Kiliziya Gatolika. Uretse kuba abantu babibyinira muri chambre zabo cyangwa muri soirée basohotse. Ariko ntabwo nari mbimenyereye muri iyi jare y'umuziki wa Kiliziya. Biriya bintu ko ari byiza. Ninde wazanye kiriya gitekerezo?
cyane narabikunze cyane hari n'abandi babikunze nkanjye Samuel bisobanure neza abantu babyumve rero hari ntago ari ibanga abantu benshi cyane nyine cyane abantu bo mu yandi madini n'abakatolike bamwe na bamwe bafashe ko indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika indirimbo zisinziriye abantu bose nyine iyo ubitekereje iyo uvuge ngo ndi umuririmbyi wo muri Gatolika ahita yifata gutya bya bindi ahita atangira gusinzira hari n'uhita kwigana agatera nk'akantu gasinziriza kabishe nyamara ntabwo babibishe ariko barabibishe nubwo biba byitonze twe biraturyohera ariko kandi nta nubwo ari itegeko nta hame rihari yuko tugomba kuririmba ibintu byitonze noneho usanga muri iyi minsi bitewe n'aho isi igeze urubyiruko n'abatari urubyiruko ntabwo tugikunda ibintu wa mugani bituje nubwo nabyo biryoha ariko hari igihe uba ubona abantu bakeneye morale rero kugira ngo bazajye kwishaka ahandi kandi nta kidasanzwe natwe twayikora njyewe naravuze ati reka njyewe na Robert si ubundi kubera iki twatera indirimbo ariko niwe watanze igitekerezo nyine umwe aravuga urumva ntabwo twatekereza rimwe nk'impanga nta nubwo nibuka niba ari njyewe cyangwa niba ari we ariko icyo nzi cyo nuko twafashe conclusion yuko tugiye gukora indirimbo yo kubyina tukazashyiramo abantu babyina abana bakibyinira kuko kubyina ni byiza n'Imana irabikunda ibyo ari byo Imana ikunda abantu babyina mu myumvire yawe uko njye ntekereza yuko iyo nishimye peu importe icyanshimishije niba utusiraho gutya ariko tunshimisha Imana irabyishimira niba hagezweho ko umuntu abyina kumva nibwo yishimye ubwo nyine Imana nabyo irabireka bikunda niko ntekereza rero reka abantu tubahereze ibyo bashaka ariko nanone reka ngire ikintu yongeraho ikintu nshaka kongeraho nuko muri Kiliziya Gatolika iyo twishimye turi muri Kiliziya nyuma y'isengesho nyuma kumva ijambo ry'Imana tugiye ikintu cyo gushimira Imana abakristo mu Kiliziya bagataraka bagavuza impundu bagahimbarwa bakabyina bakishima bagatega amaboko rero hari n'icyo tugira cyitwa forum de jeunes urubyiruko rugahurira hamwe rugakora ibintu bigiye bitandukanye rukajya kumva urubyiruko Gatolika ruri hamwe ruteye nk'indirimbo yo mu rindi dini kubera iki kuko ariyo bumvishe bagiye kwita babyinamo noneho ibyo ngibyo ntabwo ntabwo iyo twabibonye tubona ko ari icyuho batereka dushyira indirimbo hanze abantu bashobora kubyina kandi batavuye mu idini bitagize ikintu bihinduraho ebana kabisa mwarebye kure ariko nanone mwafashe riske kubera ko muri ziriya mbyino urumva ziriya mbyino simvuze ko hari imbyino runaka zikwiriye kwitwa iz'isi cyangwa iz'abantu bari aho ngaho b'abapagani ariko imbyino zijya gusa na ziriya mwakoze zikunda gukoreshwa mu ndirimbo zisanzwe za Meddy ba The Ben reka ngo challenge nanjye reka ngo challenge reba ino ndirimbo nziza cyane yaba ari abanyafrika y'epfo yahitinze twa Jerusalem indirimbo nziza ibyinitse irimo amapamesi nongera kuri ibyo bintu nibyo rwose wenda twirinze no gukabya ariko iyo biba ngombwa tukabikora gusa hari ibyo wenda ubona utakora mu ndirimbo y'Imana ariko ikintu kimwe twari tugamije ni iki ni kwa kundi uravuga ati indirimbo urubyiruko rushaka niba ari indirimbo zimeze kuriya niba ari ziriya mbyino bakunda aho kugira ngo aze kuzibyina mu yandi magambo bazibyinnye mu Mana hari icyo bitwaye se bakwishima kandi bakaguma no mu murongo nta commentaire mbise abantu bababwiye ntago byabura hari abakubwira bati urabona biriya bintu ntago byiyubashye ntago bihesha Imana icyubahiro nta uyirebye neza njyewe ntagaruka ari iyacu ariko njye nta kintu kibi nabonyemo n'undi muntu wese agiye kukujyana ukambwira ati biriya bintu wenda uyari gukora n'ibibi n'ibyaha nta birimo hari naho twayicuranze abantu bagiye kubyiniza ahandi mu tubyiniro ahantu babyina bumvishe yacu bariyo baza kubyina twe tuzabyina muri iyi ngiyi kandi ni byiza ko mwese kuki indirimbo z'isi indirimbo zishimisha abantu mu bundi buryo kuki arizo zigomba kubyina kubera ikizimana zo badashobora kuzibyina muri ubwo buryo wenda badakabije cyane ariko tugume mu Kiliziya tugume mu Mana tugume mu bintu byacu kandi tunabiryohereze icyo rero nicyo nise impinduramatwara icyo nicyo nise impinduramatwara ni byiza cyane bazabyumva kandi nivuga butumwa burya rigomba guhindura isura
uko abantu barikoze wenda mu myaka ya mbere ntibikijyanye n'iki gihe tugomba tugezemo. kumenya ko ibintu byahindutse tukagerageza kwigereranya n'igihe tugezemo ariko kandi tutagiye hanze nicyo turi gushaka gukora nubwo bitoroshye ntabwo kubyumva byoroshye nyine abenshi baravuga ngo mwaratambikiriye abandi bavuga ati abareba kure akavuga ati ibi bintu ni byiza ariko simpamya ko nta kibazo kirimo muzabibona wenda bazagira babisobanukirwe nyuma. Yes. Kiri gitiyo nanga tujye ku ndirimbo ya kabiri. Mutayira mwiza utunganye wowe urebera hose icyarimwe izo weme ziratekanye igitinyiro cyawe turakisunze buri mwe mu mukumbi wihamagara mu izina ikirenze icyo ntabwo dukennye turakemuye turashishe urungeri bandebereho urungeri mwiza uhangayikishwa n'izatanye ugatuza rukuzitahuye komeza uturebana amaso y'imbabazi inshyimbo yawe ihora iturengera. Ubundi indirimbo zacu ukuntu zimeze ushobora kuzishyiramo umuziki ziga abantu bakazibyina cyangwa se ukanazitujisha tukaba dutuje. Ni byiza kabisa, ni byiza cyane. None mushobora kuziririmba ahantu hariho hose nko mu gitaramo cy'abandi bantu basanzwe mukaba mwaza mugacishamo cyangwa amahame y'idini ntabyembe? Oya reka nkubwire ikintu kimwe ntago turi abaririmbyi b'idini nubwo navuze nkubwira ngo wenda ngo kuki abantu bavuga yuko abakatolike bagira indirimbo twe nuko turi abakatolike tubarizwa muri kiliziya gatolika nyine twe niyo dini yacu ariko ntago ubuhanzi bwacu cyangwa umuziki wacu ntago ushingiye ku idini ntago ari uw'idini ni ukuvuga ngo turaririmba turirimbira buri wese ubasha kubyumva nyine nta kibazo waba uri umukatolike waba utari we message ni ya buri wese niyo mpamvu aho ariho hose wenda ntago turirimba mu kabari cyangwa ahandi hantu ariko ahantu hose hatageze icyo atwaye yaba ari mu bukwe yaba ari mu bantu benshi abo ari bo bose mu gitaramo cyande twaririmba rwose cyane ko message yacu ntago igaragazamo ibintu by'idini cyane bikabije irimo ibintu umuntu wese ashobora kumva biramufashije niko nekereza kandi bajya babimbwira n'abantu batari abakatolika bati nicyo cyiza cyanyu nuko nyine mutiririmbira ibyanyu gusa. Aha mudukoreye igitaramo ryari rero kuko ibi bintu kubyihererana ni icyaha nabyita icyaha mwaba muduhemukiye cyane. Buriya rero ibintu byose bisaba igihe bigasaba n'ubushobozi gusa ntabwo twicaye twahagurutse dufite ikituzanye mu muziki gutanga message no kujya aho tugeze umuziki wacu. Tumaze gukora indirimbo rero zitari nyinshi zigeze muri enye turarikira n'abantu bari kudukurikira ubu ngubu ko hari indi igiye kuza. Ziracyaza nyinshi zizaza rero konseri yakurikira bitubajije iki gitaramo tuzagikora tuzakora ibitaramo byinshi ariko nyine turacyari muri cya gihe cyo kubanza kubaka turacyari gutegura hari imbogamizi muri guhura nazo? Cyane imbogamizi ntago zabura. Reka duhere kuri Salome imbogamizi ni nyinshi. Icya mbere nyine ni cya kintu wavuze ngo ni mwe ba mbere mukoze ibi bintu hari igihe kigera yire bikaducana ngo n'akataraza muzakazana hari igihe tuvuga ati se wa mugani ibi bintu twishoyemo ya mvugo igezweho tuzabishobora ibintu tubona tuzabishobora ngo nta muntu wari uzi ibintu nyine hari igihe wenda tujya nko gukora ikintu nitubiririmba biragenda bite wenda wa mugani turaba dutambikiriye cyane ntituraba tuvuye mu idini kubera ko ari ubwa mbere nta experience dufite ko kanaka bikora hari ubona atari urugero rwiza wenda
ikibazo dufite ni ukubura ingero nyine z'abantu turebera turiho kugenda dukora ibintu byacu akenshi cyane cyane n'ibyo twitekerereje ntacyo muri guharurira ikibuga cy'abandi nyine niyo mpamvu tubimenya twamaze kubikora gusa dukunda kugira amahirwe tugasanga twari twatekereje neza ikindi ni ikihe Roberto yindi ngorane muri guhura iyindi mbogamizi ni ukugera muri uyu muziki udafite isoko rirerire udafite n'abantu benshi cyane bawukurikirana dufite imbogamizi y'uko ntabwo ndi gucira urubanza abantu bakora umuziki muri iki gihe wenda ugezweho ariko urubyiruko cyangwa se abantu benshi muri iki gihugu bari gukurikira umuziki uri kuza muri iyi minsi nyine w'abantu baririmba nyine ibintu bikurura abantu cyane mu muziki wa gospel rero hari ibintu mwe mutinya kuririmba biranumvikana ariko ntabwo ibi bintu byose bikunze ntabwo ariko ari byiza icyo ndi kukubwira ni uko umuziki turi gukora ntabwo abantu bari bawumva neza ngo bumve ko nawo bashobora no kuwushoramo n'imari n'ababandi bitwa ngo n'ababandi bakora bakoramo management bita ku muziki wundi uri secular cyane kurenza uyu wacu wa gospel turabakangurira rero nabo kubatekereza iyo ni imbogamizi ikomeye kuko ibintu byose dukora n'abahanzi benshi ba gospel usanga bari barimenye ijana ku ijana hirya no hino kugira ngo babone uburyo ki babasha kuba bashyira hanze ibihangano byabo kandi ni benshi bafite n'ubutumwa ikindi ni uko mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize ubundi nako no n'ubu ngubu ntabwo abahanzi b'abakatolike baririmba gospel ntabwo ari benshi niyo ugiye mu itangazamakuru cyangwa ahandi hantu ukavuga ati ngende umuhanzi uririmba iki se ndirimba indirimbo z'abakatolike za gospel ataranabyumva atayumva ari ibintu bibishye ibyo ari byo byose noneho wongereho ngo aba bakobwa noneho n'umuhungu nibo bake noneho cyane nagiye mbumva bamwe barimba ku giti cyabo ariko baba padiri baba furere ariko noneho abakobwa bake ikibazo nyine ni icyo umuntu uramubwira ndi umuhanzi uririmba iki gutya na gutya agahita yumva birabishye ibyo ari byo byose pe rero atarumva ibyo ari biradusaba kuba pruvinga ko bitabishye nyine ntabwo byoroshye ariko dufite icyizere ko bizacamo tugana ku musozo mugire message mugenera abadukurikiye ariko cyane cyane mutubwira intego yanyu iri tsinda mukoze aho ntimuje kudukubita ingoma nka zingahe ubundi tukazababura cyangwa se bikaba ari ibintu nyine biri aho ngaho bidafite icyerekezo niye vision mufite mere kuri Roberto dufite intego ntabwo turusha umuziki kuza ngo duhondo twumvira comedy tuvuga ati reka nako tuzasubirayo dufite intego yo gutanga message muri society ubutumwa bunyuze mu ndirimbo z'Imana ariko bugenda bugakora ku mutima y'abantu ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu tuzakora mu gihe kingana umwaka umwe ngo tuze turekera aho ngaho imyaka yacu si myinshi wayumvisha turacyafite igihe kirekire imbere rero dufite intego y'uko ibikorwa dukora yaba ari indirimbo yaba ari n'ubundi butumwa tugiye dutanga hirya no hino kuko naho dukeneye kuririmba nko mu birori by'abantu twatanga muri iyo message niyo ntego dufite kandi dutekereza ko bizagenda bikagenda neza mu minsi igenda iri imbere kuri sigendeza Salome hari icyo warenzaho ni urebye ni nk'ibyo ngibyo avuze ariko ikintu dushaka ni ugushyira itafari kuri kiliziya yacu turashaka gufasha abasanzwe babikora iyogezabutumwa risoke hanze mu misa kuko niho akenshi niho abakristo bahurira risoke hanze rijye muri media rijye mu bantu bahehe batajya bagera mu kiliziya babimenye nabo bamenye ibivugirwamo bamenye nabikubwira gutera nyine ni ugufasha kiliziya kwigisha abantu tukabinyuza mu bundi buryo bugezweho dukoresheje tubasabye mwebwe itangazamakuru kudufasha nyine natwe tugakomeza kwigisha nubwo tutari abapadiri ariko niyo ntego yacu muri abavuga butumwa ku hanyuma byarangiza natwe bitugirira akamaro Roberto tubwire imbuga nkoranyambaga mukoresha ubundi mudusoreze mudushyiraho akantu kagufi kabisa yego dukoresha imbuga nkoranyambaga hafi ya zose kuko ndumva kuri YouTube twitwa Salome and Roberto Instagram ni Salome Roberto rimwe bashyiraho na karimwe
Twitter no turiho Salome Roberto twese hose niko twitwa hariho ibihangano byacu byose na Facebook turifite hari ibihangano byacu byose bazabibona babone n'ibyo dukora n'ibindi bitari no hari ukujya muri studio tugakora indirimbo ariko hari n'ibindi bintu dukora nk'umuntu wafite nk'ikirori ashaka wenda nko Salome bisobanuye neza numva rero niwe wabivuga neza tuhimba indirimbo tukaziririmba ariko hari n'umuntu uba ukunda nko kuririmba ariko akaba atashobora nko guhimba indirimbo ushobora kudusanga tukakwandikira ukatubwira icyo ushaka ko tukuririmbira tuguhimbira nkagukorera akaririmbo keza ukakaririmbira nka mama wawe kuri anniversaire ye cyangwa umukunzi wawe n'urugero ushobora kuba ushaka gutungura umukunzi wawe ushaka kumuhimbira akaririmbo ariko udashobora kubihimba gusa washobora kubiririmba ariko niyo waba utabishobora dushobora kubigukorera nabyo tukahaza tukavuga ati kana yadutumye tukakuririmbira n'utu twinshi bazadukurikiye kuri social media zacu bazagenda babibona ndabikunze kabisa I like it abantu benshi nta bintu byo kwifunga impano yanyu ni yake kabisa itaranto siko muyita itaranto itarena itaranto cyangwa itarenta ngo ku munsi w'imperuka ngo Imana izabaza buri wese itarenta icyo yayikoresheje uko dushoboye kabisa ni sawa cyane njye nabishimye kandi courage cyane ubundi rero turaza kureba icyo abantu batubwira muri comments ahangaha kuri Maximed TV ariko twitege ko niyo ndirimbo nayo izaza ari nziza cyane kurusha izayi banzirije cyane turi gushyiramo ingufu kugira ngo message ikomeze itambuke none reka dusoze mu turirimbira indirimbo ya nyuma sinzi ukuntu byanjemo ariko ndumva iki cyuma twaba tugihaye pause tugashyira amajwi yacu intege nke zacira zizi nubwo isa nitwirengagiza sekibi akatubonerana tugasigara twihebye nyamara ibi bireba igira ngo dukomere mu kwemera tumenye ko abigenga nubwo ubona bigoye ibibazo byakubanye byinshi nubwo ubona bikomeye dufite Imana ibirusha gukomera dufite Imana iba mu ijuru itumenyera byose dufite Imana iba mu ijuru itumenyera byose Wow, amajwi yanyu aruzuzanya neza cyane, ibitekerezo byanyu birahura bigakora ikintu cyiza natwe tukakireba tukagishima, ibyiza biri imbere niko navuga, twebwe twabikunze n'abandi barabakunze nkurikije ama views mugenda mubona ndetse na commentaire mbona abantu babaha, turabashimiye rero cyane kwa mwitabira ubutumire, byari byiza. Muduhaye umugoroba mwiza cyane. Butaha ariko noneho nitubatumire dushaka kuzajya ahantu noneho mukatwerekana amapa ibintu byo kwicara tuzaza twayashatse. Reka tubashimire rero namwe nka Maximed TV nyine kuba mwadutekereje mukadutumira tuzitange message ni inkunga mu duteye natwe muri urugamba rero ni byiza cyane dushikiriza n'abadukurikiye kugira ngo banaba subscribing bakande subscribe hari bana subscribing ariko kuri Salome and Roberto kabisa byose reka tubashimire rero mwese abari badukurikiye mu bice bitandukanye by'isi, dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye. Shimire rero Jazo wari uri hariya kuri kamera. Reka rero nanjye mbifurize kugubwa neza, mwaye muri kumwe nanjye Boni Buranga, amahoro y'Imana kuri mwe.